bari hafi aho bazanye na China Nina uko icyo gihe yabaga no muri group ya China Nina kugira ngo bacimo zizamba bavugishe Philipita amubabarire. Mwana wama Philipita nye sinzi kubeshya mwamuhamagara mukamubaza ninde watumye babarira Jihad byatamanuka i Madrid mageragiye natakubya kari Semongerike Imana imani bandi bose yanze kumva nabo bantu bamarana muri industry yanze kumva kandi njye nubwo Philipita twari tuziranye gutya tuziranye duhurira mu kazi ko guhostinga cyangwa mu bintu by'ubu DJ nange twari tunaziranye bira twaba tuziranye kuri social media bisanzwe ariko tutanavuga ndamwinginga nibwo Jihad yanditse letter isaba imbabazi Philipita abona ku drawing ikirego baramubabarira nyine cyo gihe bato umwana ngira ngo ararekeye umwana w'amabi sashize igihe yongera ngira nshyori mbamukuye muri ya groupe hasigaramo bakeza nyuma nabwo arananirana turamundanje ndamureka namye ati you know what ngashaka gutwika ashaka kumenyekana kuruta uko wamehagaze cyo gihe ubwo ndamureka nyine atanya gukora ibyiwe twanganye nibwo yahise yifatanya no Cadette twari twaranganye wo muri Sweden no transgender noneho azwifatanya no Shadibu kako Shadibu twapfuye ikintu gito cyonyine ngo yuko yashyize ama video ya amafoto ya Dekati yanze nkavuga ko atari Dekati noneho Dekati akababwira ati Eric Semungu niwe wenyine unzi naza kemeza ko amafoto Shadibu akisanze ari ngewe mumenye kari ari we ngewe tugenda bati ngewe si Dekati Shadibu abanyanze gutyo anyanze nuko yifatanyije na Jihad babifatanyije na Cadette aribwo bashatse kuyincira izina ngo bansobinge batwara inzu yanjye noneho bipfa busa bakajya bakora ibiganiro n'abanyirabukara bansebya ndishya ndabihorera cyo gihe byari ibintu byabaye 2018 2020 njya mu rukiko noneho birarangira noneho ngiye kwa kubwene gihugu baravuga ngo diro nafashe nubwo ngo batansuwinze kuko bari abantu bashaka konsulinga nshaka umunyamategeko inzu yanjye bashyiraho homestead ko nta kintu bashaka gukora na kimwe urumva bipfubusha none ngiye kwa Frank ubwene gihugu mu kwa gatanu nibwo haje miyonoza nyine noneho barambwira ngo diro nafashe ngo nubwo ngo natiyeze mfungwa cyangwa urute ngo byangije green card yanyu ko hari byanakoze before y'imyaka 5 narabona ubwene gihugu byo bintu byumva uvuga ngo kugira ngo ubwene gihugu na Jihad bashyiraga wabuze ubwene gihugu bwa Amerika biri mu kwa gatanu ubwene gihugu umva nawe uri kubyumva ngiye gusaba ubwene gihugu bwa Amerika 2023 mu kwa gatanu barabyanze muri interview bavuga ko ngo imyaka 5 yashize ngo amafoto nasa ngo twasakaje kuko nikora mujene yavuga ngo twasakaje amafoto yiwe y'ubwambure kandi ari bashadiba bashyize kuri social media na Jihad na Cadette abantu batatu mwirwa mwasama hano kuri social media ngerike baramudeportinze umuntu badeportinze azayamba amapinga bakamutanga kuri airport mwigeze mubona hari video bari kumerekanya kuri airport bama immigration mu Rwanda ahubwo ko mwasaza abantu mw'ibigoryi batanuzi iyo mbwayo iri magiragire si yavuze ngo nazaga ngo de muri V8 ngo yakonvoye ngo n'aba bodyguard ngo 8 ngo n'ibikapu nk'icumi ngo none nze ngo n'agataro kamwe ku mutwe ngo n'agasakoshi ngo kamwe ngo banyerekoreje agataro noneho nkabihorera nigeze bona mbasubiza sinigekeye nkabihorera nkikorera ibyanjye nkajya muri process yo gutangira ubuzima bushya nkigurira amazu nkitangira ubuzima bushya nkituriza none nivyo bankoreye byose nshabugufi ngo mbasaba imbabazi Jihad twahurira mu nama z'abasangiranye ndakajya yirukanga ntabwo ibintu twabisubiyemo hano na Jihad ahari na Kasuku nawe kuri live yawe ntabwo twabisubiyemo ba Muyango ba Brian bose ntabwo bagerageje kutwunga bikanga abasangiranye ndo batuziranyeho na Jihad bagerageje kutwunga bikanga none se nibeje baravuga ngo if you see something say something ejo bundi nibwo yagize ute yapoze ibintu bya Yamano ngiye ntabwo ndi wa muntu ushaka guhimbira umuntu kandi umuntu yasebyaga n'umushiti wongeye Yamano so niba naramugira inama ati dore kana kari kugusebya gutya na gutya aho ugira umusubize ujye kumurega ntabwo ari cyaha nakoze
so nubwo kunyuma bamuhabaje y'amano aravuga ngo se Mungu nawe yabonye ibintu byo Jade yashyizeho aribwo bambajije ngo proof biri ndayerekana. So rero n'ibindi bintu muvuga na byo kuvuga ngo muhimbe ngo mugire ute nabonye Irene Bayisabe umunyamategeko nanga arakwiye kubeshya nagiye kumara bango niba ngo se Mungu yabonye ngo date ya postinze bino na bino ngo niba yabonye ngo date ya postinze bino na bino ngo bibundi akabikora screenshot ubusenye ibintu mira Jade ninjye wayimuhaye 088829 ninjye wayimuhaye nubwo nanjye narebaga stories ziwe ariko naboneye ko undi muntu yapostinze nibwo kwafashe screenshot nk'uko umutipe no kugira ngo tubone iyo post nuko yari yabanjeho no kugira ngo tubone iyo post nuko yari yabanjeho post yanjye arimo arantuka iyo post yanjye arimo arantuka yari kurikiranywe niyo ngiyo yari yapostinze ya Yampano byari bikurikiranye on the same day and that's what happened for me to see that. Se Muhungu none abantu mwigira Rwanda nziza muje kuri abantu mwigira Rwanda nziza muje uretse minoza we abantu mwigira Rwanda nziza muje kuri social media ejo mufata munyu kugira bidahita nge nawe nahira mu nzu nawe nahira mu zuru niba ngewe nari mbaho neza muri Amerika abana bakanyicira citizenship nanjye ko n'ubwene gihugu nka garuka bazi mu buzima bugiye kwanga bakaba numva rushije ubuzima bwiza mbayeho neza kubaruta ibyo byose mubirebye ntabwo mwaba muvuga gutyo ngo uyu munsi niwe nejo nta kibazo uyu munsi niwe naje nejo nejo niko mutabivugaga abantu bose mwamuvugiraga muvuga ubugoryi nta numwe wari uzi ukuri nuko rero kuba naje mu Rwanda kaberwa bavuga ngo nango nsetse okay ngaho nawe naseke turebe nta soni ubu se reka nkubaze ubu ngubu nyama afite ubwene gihugu ndi muri Amerika ko natuje ko bari bazi mu buzima bwanjye bugiye kwanga ubusimbayeho neza no kurutusko abo Godfather ni izina ry'Imana yanyweke Imana ica amaguru n'amaboko ukuntu mbayeho neza mu Rwanda nanubwo ariko nari mbayeho muri Amerika kuko ndikoresha mfite natagiye guhostinga mfite ibindi bintu byanzanira amafaranga iyo mitungo yanjye amazu sibyo hariya ubukora nk'imashini bro kandi mbayeho neza mfite umukozi aranari akikorera akazi nkava mu rugo wenda nimbayeho luxury life ariko nani niyo mbayeho none ni luxury life sibyo mbayeho ubuzima bwese umuntu wese umujene wese cyangwa muri mariye Najya gufasha inzu ya Kimisagara y'ibihumbi 5 najya gucuruza gataro reba Mucoma nta muntu ngenda ngo bimuguye amahoro Mucoma ngira inama none ubu ngubu usafunze aho man nahubiye ngo nazajya gucuruza ikarito ngo nave muri Serena Hotel ariko umuntu bamdeportinga kaza kayitade yakora muri Serena Hotel yengwa mu bintu Bana kugira mve n'ukuntu umva Godfather n'ibintu nanze kubabwira bro umva n'ibintu nanze kubabwira uko bitabareba leta y'u Rwanda ni umubyeyi ni n'abantu beza bro nje baramamagaye kuri immigration Kacyiru baramaze ati account za bank imitungo yawe byose iri ku bya access ngumeze neza cyangwa tuvugishe leta hariya ibintu byawe tubikurikirane bize bro kugira mvuko Rwanda government ari abantu beza na ikintu byenda bifite account ya bank ndi ku monitoring ibintu byose nshobora gutransferinga amafaranga ibintu byose ati bagufashe neza igihe wari uri hariya ati bamfashe neza ivyo byose nabo nayikuye kubibuza kubibabwira hano babwira amazina y'abari abantu bamemukiye byose umve ko bicara banabizi mwe ibintu bamukora noneho so nuvuga ngo naripfiremo ndaceceka ariko bro deep and down abari abana n'abagomeye twese wenda kosha dibwe twayizo tukiyunga tukanasubirana ariko urebyuka amarayivu bankoragaho hano nkigera mu Rwanda tugaruke bavangirike ngari ari imbageragere irike ngari hano eri ngiye kugusubiza inyuma gato ku makuru ntahamya ko ari ukuri ariko yangeze mu matwi ibivugwa ko ibivugwa ko ibi ngibi byose no kugira ngo Jihad akora ibyo ngibyo ari kwa muri iyo mugabo byabifite aho bihuriye n'ukuri na muri iyo mugabo ndabizi seri ngenda bizi urumva nabibwirwa n'iki ko ndi kukubwira ko bivugwa ngo ariko mu bantu yabwiye avuga ko impamvu Jihad ko ari umusangirangendo ni umusangirangendo ku giti kiwe yes ni umusangirangendo thank you ya man ko ari umusangirangendo ku giti kiwe iby'abagabo nabyo nzi iwe twabaga twamenyanye by the way kandi nabisubiyemo n'inshuro nyinshi twahuye kubera inama y'abera hano itwa Nyamirambo y'abasangirangendo ari umutipe Joseph wayinumiye mu cyerekezo Thank you, Sijo. 2010
noneho Mu bihumbi bibiri umwana na cumi mwahuriye arancengera ashaka Thank ko you, ngo my tujya love. kwipimisha uretse gato mu bihumbi 2010 nibwo wahuye na Jihad twahujwe n'inama mugenda y'abasangirangendo 2010 Yesu yavuga abasangirangendo ba Mukaritasi ariko nawe urabizi semungu so twumvikane then ntabwo okay tujye dushaka irindi zina ariko abasangirangendo urabizi ko njye ntaryemera dukomeze okay so then arashira ngo twipimishe kuko bari gupima HIV yego icyo bari gupima HIV arashyira ngo twipimishe ujya kwipimisha iyo nama nyine yari iri kugira ngo baganirize abantu kugira byo kwirinda agakoko gatera sida ibintu nk'ibyo nyine urumva so then nyuma rero nibwo twaduhaye amafaranga mu masangirangendo kugira twiteze imbere ducuruze botike abantu bishyiraga amatsinda bakabafasha bakabaha amafaranga kugira bacuruze bagire ute biteze imbere urumva so ubwo rero bya bintu bimaze igihe Jesus so ubwo rero niho ubu twamenye deni bakaduha amafaranga ducuruzanye botike navuga ngo twarabanye ngo twarararanye ngo ku buryo bumwe niko twacuruzaga botike hamwe i Nyamirambo kwa Nyiranuma kiretse kumva ibintu bihuriyeho n'abantu nka 5 byagizeho birahomba nyine ngewe kuko nari ndenzi zo mu rugo Kimisagara nageze nigendera Uganda kuko hariho famille yanjye yabaga so ubwo rero ni nk'ubwo buryo iyo butike yahombye nyine ariko yahombye kubera ko twari abantu benshi nyine ntabwo ahantu gucuruza abantu benshi umwe abakoramo yishyira ntumenye ukuntu amafaranga ayoyotse yego so rero ikindi iyo nimero rero nimero yawe yasigaye akoresha yewe mfite amanimero ya 088 menshi so yarashize mu nimero imwe mu